yego. Noneho hari umubyeyi warwaye Paralize, arwara Paralize muri 2020. Urabona ko uturi 2023. Arwara Paralize byashobokaga ko yakira mu gihe yaba akorewe kine cyangwa abaganga bakamwitaho. Yagize amahirwe ahabwa transfer ni Kanombe, ibitaro by'i Kanombe, ajyanwa igatagara ya Nyanza. Ariko bitewe nuko yari afite umwana umwe, umugabo aramutaye 2008, urumva imyaka yarishize batari kumwe, hanyuma umwana umwe nawe yarigaga. Noneho ananirwa, abura umuntu ujya kumurwaza, abura amafaranga amwishyurira consommation y'ibyo azakonsomayo kuko ntawe umugemurira. Hanyuma barangije bamukoreye icyumweru kimwe, atangiye no kugenda rwose, akora muvoma rwose, byaje no gukira. Baramubwira ati rero kuko udafite umurwaza. Nongeye kubaha ikaze kandi mbishimira nkuko bisanzwe iteka nikasanze Eleda. Mumenyereye ko akenshi nkunda kuba ndi jyenyine, ariko uyu munsi nifuje ko tuganira n'umutumirwa wacu. Uyu munsi mu nsanganyamatsiko nari natangije mu minsi yashize, nubwo byabaye ngombwa ko bisa naho bikomwe mu nkokora, ariko nagize amahirwe yo kubona aka kanya, ndavuga nti reka ngakoreshe. Hari topic cyangwa se content nari navuze ko tuzagenda tuganiraho buri munsi uko umunsi ishize, ndetse nuko ibihe bigiye biza, ivuga ngo nkomeza ngukomeze. Ndabizi turi mu isi ikomeretsa, turi mu isi inanije, turi mu isi y'ibisharira, nkuko benshi bakunda kumbwira ngo indirimbo nise ibisharira yabaye ibisharira. Bigaragaza rero ko turi mu isi y'ibisharira. Ibyo bisharira rero ni gute dushobora kubikomereramo? Ni gute ushobora kubaho ukomeye kandi turi mu isi idukomeretsa? Cyane cyane ko abahanga baravuze ngo umuhanga mu gukomera n'ukomera agikomereka. Mbese muri ubwo bukomereke bwawe ni gute ushobora gukomera? Nongeye kuguha ikaze rero kwasanze Eleda. Murakoze cyane, twabasanze. Yego mwadusanze kwasanze Eleda, twishimiye kubana namwe. Kera ubwo umuntu ahita avuga ati ntabwo mudusanga muri ntabwo mwisanga, muradusanga. Muradusanga. Kwako ndani yavuga ngo ni kari urisanga. Sibwo ibyo bintu nibyo? Oya. Muradusanga. Okay. Yako kantu bazagakosora. Kuko tuba dusanzwaho. Oya no musizi no murahaganuzi. Gerageza kwibwira abadukurikiye, ubwire umuntu ki, amazina byose. Ako akunda ugibigenza. Wagize ngo sira amazina menshi. Ntabwo mbizi nanjye menshi. Nitwa Bahizi, Innocent, cyangwa se Bahizi w'Imana n'u Rwanda. Naringize ngo rakibagiwe. Bahizi w'Imana n'u Rwanda cyangwa Bahizi Innocent. Yego. Cyangwa Bahizi w'Imana n'abantu. Yego. Okay. Ndi umugabo. Umugore cyangwa abagore? Umugore cyangwa abagore? Ndi umugabo ufite umugore. Noneho ndi n'umugabo guhamya Yesu. Wow. Niko kari kabuze. Umutumirwa rero mwamwumvise, ni umuntu usobanutse, ni umuntu uzi icyo gukora, ni umuntu uzi icyo kuvuga. Niyo mpamvu nizeye ko iki kiganiro kiri bugende neza. Mbere yuko rero twinjira mu kiganiro, cyangwa se mbere yuko tugira icyo tubabwira kindi, reka twiragize Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Imana ikiranuka mu buryo bwose, Imana ihagije kandi ishoboye, Imana itavugirwamo, Imana y'ibitangaza, Imana yo gukora kwinshi, Imana yumva itari ikigirwamana, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutwari no gukomera kwinshi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira ko duhaye aka kanya, turakunyuze kugira ngo Umwuka Wera amanukire kubana natwe, kugira ngo ibyo tuvuga bibe byo gukomeza imitima y'abihebye, byo gusubizamo abantu bawe imbaraga, kugira ngo nubwo uru rugendo cyangwa muri uru rugendo rw'ubuzima rucogoza benshi, reka bongere kugirirwa umugisha, basubizwemo imbaraga, kandi utubabarire rwose, tubabarire ibyaha no gukiranirwa kose bitubonekamo bya buri munsi, maze utwandukure mu gitabo cy'ibyaha, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Aho bana natwe muri aka kanya, utubere umugisha kandi utugotesha amaraso yawe, mu izina rya Yesu. Amen.
ni karibu rero mu kiganiro komeza gukomeza. Murakoze cyane. Nishimiye cyane kongera, sinavuga ngo kongera, ahubwo nishimiye cyane kuhaboneka. Ntekereza ko ari ubwa mbere ariko butari ubwa nyuma. Ni umugisha rero, ni umugisha gukorana ikiganiro nawe, ni umugisha kuganira n'abantu badukurikira cyangwa bagukurikira musanzwe mubanye kuri iyi channel. Mu by'ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi. Hari ikintu njya mvuga, iyo umuntu afashe telefone ye cyangwa se agafata airtime ye, bari busy yaguze za internet, akajya kuri channel yawe, hari channel nyinshi zishoboka, ukabona arimo arakurikira Eleda, ukabona arimo arakurikira Bahizi, ukabona arimo arakurikira undi muntu uwo ari we wese ashobora kuba ahaye umwanya we. We appreciate. Mu by'ukuri tubiha agaciro, turabizirikana kandi turabigushimira kuko ntabwo ari ibintu bikorwa na buri muntu wese. Niyo mpamvu rero nawe ubu uw'agaciro kuri twebwe. Mu by'ukuri rero ufite content nziza, sinzi n'impamvu yari yakomwe mu nkokora, ariko navuga ngo ni content nziza. Ukimbwira kuri iyi content, nahise nibuka ko mu gihe cya covid, muri covid nari mfite group ya WhatsApp mpurijeho abantu benshi batandukanye. Murabizi ibintu byo gusenga byari byagize gutya birahagarara bitewe nuko abantu guhurira hamwe bitari birimo bishoboka, ariko byarashoboka ko abantu bahurira kuri group ya WhatsApp bagasenga. Rero nari mfiteho group yitwa Nkomeza Ngukomeze. Nkomeza Ngukomeze. Nkomeza Ngukomeze rero iravuze ngo umuntu ashobora gukomeza undi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Donc ugiye no kureba nta n'umuntu utakomeza undi buryo, kuko birashoboka ko utankomeza mu byo nambara, ariko ukankomeza mu byo umbwira. Donc amagambo yawe akankomeza, ukaba utangaburira ariko ukampa ihumure ikankomeza, ukaba utanyishyurira inzu ariko icyizere umpaye cy'uko nayishyura bikankomeza. Buriya rero nta muntu n'uyu n'umwe udashobora gukomeza undi, kandi ababiri barutumwe. Hari umubyeyi umwe wegeze kubona yegereje mu gihe cyo gusaza, aravuga ati bana banjye mwegere hino mbanze mbarage. Kandi mbarage ikintu cyiza. Arababwira ati ndashaka mwese, bari batatu, abana batatu, mwegere hano. Afata inkoni eshatu arazihambiranya, arangije abwira umwe, ahera kuri umwe ati ndashaka izo nkoni uzivune. Yari umusore cyane, biramunanira. Ati birakunaniye? Undi ati birananiye. Jya kuwa kabiri, nawe aramubwira ati ngaho izi nkoni zivune. Nawe zimunanira kuzivuna, sare eshatu zihambiranyije. Ajya no kuwa gatatu, nawe aragerageza biranga. Arabwira ati ngaho birabananiye kuvuna izi nkoni eshatu mbahaye, n'uburyo muri abasore, n'uburyo mungana, n'uburyo mufite imbaraga, birabananiye. Ati mubyeyi byatunaniye. Arabwira ati ngaho muzihambure muzitandukanye, buri wese nafata inkoni ye. Arangije arabwira ati ngaho vuna iyo nkoni. Buri wese avuni iyo yari afite imwe iravunika. Arangije arababwira ngo rero mucyo mbaraze gufatanya, mbaraze umurunga ubahuza. Donc kumva ko umwe azamenya ibye ntabwo ari byo mbashakaho, ahubwo muzasenyera umugozi umwe, muzakomezanye, muzamenyane, buri wese amenye mugenzi we.
buri wese arwanira ishyaka mugenzi we. Biravuze ngo mwebwe batatu nimuba muhuje muri kumwe, muzi neza ikibahuje n'icyo mwebwe ubwanyu mupfana hagati yanyu, nta muntu uzabameneramo. Murabyumva? Nta muntu uzabameneramo, nta muntu uzabatandukanya, nta muntu uzabakoresha icyo ashaka we. Ariko buri wese nashaka kugira ngo amenye ibye, yiyomore kuri mugenzi we. Biravuze ngo hari ubwenge mugenzi wawe afite yakungura wowe bikakubeshaho kandi neza. Hari ubutabazi runaka afite mu gihe wowe utabufite, wamusaba icyo gihe mubaye muri kumwe akabuguha bukakuramira. Ariko mu gihe wowe uzashaka kumujya kure, biravuze ngo bya bindi bigutegereje bizakubonaho uburenganzira, ndetse donc bibashe bibashe hanyuma rero mufatanye, mubane, musenyere umugozi umwe, mwumvikane, murwanye icyashaka kubacamo amacakubiri, icyashaka kubatandukanya, n'icyashaka kubajyamo hagati. Yabaraze rero murage mwiza. Mu by'ukuri ufite content nziza yankomeza ngo komeza. Reka mvuge mbwira abantu badukurikiye ku isi yose, kandi twabahaye n'ikaze, bari mu Rwanda rwacu, abari hanze y'u Rwanda, Afurika, abari Aziya, Europe, Australia, Amerika n'ahandi mu bihugu bitandukanye. Turabishimira kandi turabakunda. Mu by'ukuri reka mbabwire ikintu gikomeye mu buzima tubamo ku isi, muri iyi si ubuzima tubamo mu buzima bufite inzira bucamo. Inzira rero tugira muri iyi si twebwe ni inzira ifite ahazamuka n'ifite ahamanuka. Ushobora no kubona ahatambika, ariko cyane cyane iyo ahantu hataba hazamuka abahamanuka. Kandi burya ngo n'ahamanuka aba hafite ahatera. Yego, burya iyo hamanuka abazamuka bazamuka. Iyo nyine ubwo hazamuka abava iyo ujya baba bamanuka, nuko bigenda. So ubuzima rero tubamo ni nka esanseri cyangwa se iriya lift. Ni ukuvuga ngo uyu munsi uko byagenda kose ushobora kuba ukennye, ariko ejo ukaba umukire, donc ugatunga. Uyu munsi ushobora kuba utunze, ariko ejo ugakena. Uyu munsi ushobora kuba uri kurira, ariko ejo ugaseka. Yes, ukabona ibigushimisha, ndetse ukanagira ngo wa mubabaro wagize ejo hashize ntawe wageze ubaho, ukawibagira. Mu buzima rero tubamo bwa buri munsi nuko buteye. Rero iyo turi mu kiganiro nkomeza ngo ukomeze, cyangwa se turi kuvuga uburyo twakomezanya mu rugendo rw'ubuzima, ni ukuvuga ngo buri muntu wese agomba kumva ko abereye mugenzi we impamvu ituma abaho neza, impamvu ituma akomera. Donc wowe ugomba kumva ko wifitemo inkomezi. Ushobora kuvuga uti none se ko nta butunzi mfite. Ushobora kwibaza uti se none ko nta byumba bitanu mfite iwanjye, mfite 2, yenda kandi abana babiryamamo, nanjye ngira icyo ryamamo, sinabona aho ncumbikira umuntu. Ariko gikomeye si uko umucumbikira mu nzu yawe. Ushobora no kumucumbikira mu nzu y'abandi, kandi akabona harambika umusaya, ukabura mukomeje. Ushobora kubivuga uti, ushobora kuvuga ngo ntabwo nshoboye kumwishyurira inzu y'ibihumbi 100, ariko mfite ubushobozi bw'ibihumbi 20. Unabyumva? Noneho ntumujyanye wawe kuko nta byumba byinshi ufite byo kumushyiramo, ariko noneho hari aho ushobora kumukodesha 20,000, kandi akaryama akagubwa neza, uramukomeje. Ni ukuvuga ngo umwanditsi w'imigani, ngira ngo ni Salomo, yaranditse aravuga ngo umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba, kandi inshuti zibana ibihe byose. Iyo tuvuga ngo umuntu avukira undi gukura mu makuba, ntabwo tuba tuvuze ngo abavukana nibo batabarana gusa, kuko abavukana mu nda
bagiye kuba aribo batabarana, burya wasanga nta wundi muntu uhaye akazi kandi ufite kampani. Burya wasanga n'uwo waguhaye ubumenyi atari na ngombwa ko yabuguha kuko mutavukana. Yego, ariko hari umuntu ukugira ugomba kubawe, urinabyumva, kuko ninshi donc yifitemwo ubwo. Yes, burya njya nshimira n'aba boss babona akazi bakagahereza umuntu. Burya abakozi bafite aba boss babakoresha cyangwa bafite abantu babaremeye, ariko biciye no mu nzira nziza. Hari n'igihe abantu benshi babona ibintu ariko ibyo babonye ugasanga barimo barabishimira Imana kandi aribo birwaniriye. Urugero, nari mfite abana nayoboraga ku ishuri muri kaminuza, mbabereye umubyeyi. Hanyuma urumva ubuzima bwo muri kaminuza bugoye, kubona ikarita ya restaurant biba bigoye, kubona amafaranga y'icumbi biba bigoye. Noneho n'igihe twakubitaga amezi arenze 6 tutarabona buruse, kandi buruse niyo abana bashingiraga bavuga bati iradusapotinga. Noneho umwana rero akaba akeneye yenda nka mashini. Umwana w'umukobwa mutoya yabona ikigabo kimubwira kiti ese hari ikibazo ufite ku ishuri, undi ati nkeneye burya mashine, ati nta kibazo uzaze muri weekend uyitware. Hanyuma akagenda akarara musambanya ku wa gatanu, ku wa gatandatu akirirwa musambanya, ku cyumweru yamara kumusezerera akagarukana na mashine. Urumva yagiye mutari kumwe, rimwe na rimwe abimenyaga kuko aje kubikubwira ati unsabira Imana imbabazi. Icyo ni ikintu gishobora kubikubwira. Ariko noneho ukaza kubona arimo none arashima ati ndashima Imana ko nari mfite ikibazo cya mashine, none Imana yaragikemuye, yampaye mashine. Nawe nyine byibaza bantu mudukurikiye ubwi aho hantu. Urumva iryo shimwe bari ryavuye mu bushake bw'Imana cyangwa bari ryavuye mu bushake bw'umuntu? Iyo ni inzira yiciriye, ntabwo ari inzira y'Imana. Yes. Hanyuma nicyo nari mvuze, mu by'ukuri hari abantu nyine babona ibintu ariko rimwe na rimwe biciriye inzira. Ijambo rimwe, turaba Kristo nubwo turimo tuganira ku byo gukomezanya, ariko ijambo rimwe nasomye mu gitabo cya Samuel, ngira ngo ntabwo nibuka igice niba ari 16 n'iki, ndaza kureba bavuga ku bya Nahashi, niba atari igice cya 11. Nahashi w'Umwamoni yakoze ikintu gikomeye, ngo arangije ashaka kugira ngo Abiyabeshi bamukorere. Kamasome ndabona mpageze igitabo cya mbere cya Samuel, igice cya mbere umurongo waho wa mbere, kaduhere ku wa mbere. Hanyuma Nahashi arazamuka agerereza ahateganye n'Iyabeshi Galeyadi. Abiyabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tuzagukorere. Urumva hari abantu bari bakeneye ubufasha, bakabona nta n'uwundi wo kugira ngo bagira gute babubonaho, babona Nahashi niwe wenyine wo kubaramira no kubagirira neza. Hanyuma barangije baramubwira bati twemerere, yende iri sezerano ni nka contract. Donc hari icyo bidusaba kugira ngo twitwa abakozi bawe, tugukorere nuko nshobora gusinya kontra ahantu nkajya nkabaha umwanya wanjye mu kazi nkabakorera bakama amafaranga. Donc nabo baravuga ngo utwemerere tugirane isezerano tuzagukorera. Nahashi ntiyabyanze, ntabwo yanze icyifuzo cy'abo bantu. Nahashi Umwamoni arangije arababwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana, sibyo gusa mbihindura igitutsi ku Bisiraheli bose. Urumva haje sample y'abantu, bashobora kuba ari 10, bashobora kuba ari 20, bashobora kuba ari 30, bari presentinga bahagarariye Abisiraheli, kuko abo bantu bafite ubuzima bubagoye, bararushye, bakeneye umuntu wagira gute wabaruhura. Nibyo natangira mvuga ngo
inshuti zibaniwe byose kandi umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba. Mm. Noneho uyu nguyu aho kugira ngo akure abo bantu mu makuba kuko atekereza ko ibyabashyikiye nawe byamushyikira mu gihe runaka cyangwa bigashyikira be, arangije ashyizeho kondisiyo avuga ati simbyanze ko dusezerana isezerano nkanabakoresha nkanabaha ibyo mukeneye, ariko ndabanza banogoremo amaso y'iburyo. Murabyumva? Nimara kubanogoramo amaso y'iburyo, buri muntu wese azabone igitutsi muri mwebwe, donc bibi igisebo kubabakomokaho bose nabo muvindimwe bose. Burya rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo wabigereranya uterero no muri iki gihe turimo cya none. Igihe cya none ibyo bireze. Ibyo bireze akenshi n'urukundo dukundana abantu benshi, ntabwo mvuze bose, dukundana urukundo rurimo imibare. Ndakunda Eleda bitewe nuko ari cyo ndi bumukureho. Niba ntacyo ndi bumuboneho uyu munsi, ntabwo biva. Ndamutaho umwanya w'iki, ndaguha umwanya wanjye w'iki, ndaguhamagaza amayinite yanjye ndi bugukureho iki, ndafata umwanya wanjye nze kugusura ndagukuraho iki. Uri murabyumva? Ariko kuko ntagatinze ko wowe hari icyo ndi bukuboneho, biratuma nguha umwanya, biratuma nguhamagara, mukomeze no mu kibazo. Yes, exactly. Kubera ko nzi neza ko hari icyo mutagatinzeho. Uri murabyumva? Ubu noneho umuntu asigaye anabona undi ari mu kigeragezo, ababaye, ashavuye, ari marira, ari mu gahinda, agahita aza nkuje kumuhoza. Amubwira ati wihangane, sorry, I'm here for you, ndimo ndakumva, nguteze amatwi, ariko arimo arashaka kugira ngo amuhoze, ariko hari indi nyungu amutegerejeho nyuma yo guhora. Uri murabyumva? Mbese nibwo gukomeza biriho muri iki gihe. Mbese yes, ni nkaho ubundi gukomeza umuntu ntabwo ukomeza umuntu umutegerejeho inyo, oya. Nta nubwo ukunda umuntu wowe kuko agukunda. Ugomba gukunda umuntu kuko ari itegeko ry'Imana. Yego. Kandi burya niba ukunda ugukunda gusa, urukundo rwawe rurabeshya, ni uburyarya. Kuko urukundo rwawe rurarobanura. Ahubwo yes, urukundo ntirurobanura ku butoni. Niyo mpamvu Petero ageze kwa Koroneliyo yasanze Koroneliyo Imana imukunda. Imana ikunda itabanyamahanga batakebwe, batari Abisiraheli, batagize gute. Imana ikunda itabana abantu nk'abo ku buryo marayika aza akakwereka n'ibintu akavugana nawe. Ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mbonye yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo ngo Imana iramwemera. Uri murabyumva? Ni ukuvuga ngo rero Imana yacu ni urukundo. Ijambo ry'Imana avuga ngo udakunda ntabaza Imana. Imana ni urukundo, udakunda ntabaza Imana. Yohana yandika mu nzandiko ze igice cya ndumva ari nk'icya 4 umurongo waho wa 20, yaravuze ngo umuntu navuga ati nkunda Imana nyamara kanga mwene se, babana, yabonye, baturanye, basengana, bakorana, bacuruzanye, baririmbana, ngo uwo muntu aba ari umunyabinyoma. Ukuri ni kuba kuri muri we, kuko utakunda Imana utarabona wanze mwene so mugize gute, mubana, muhorana, umunsi ku munsi. So rero bivuze iki mu yandi magambo? Bivuze ko gukunda umuntu niko kumukomeza, kuko uriya muntu mu buzima njye mpura nabyo kenshi, urabizi ndi umunyamakuru yenda harimo n'abadukurikiye, nuko bibagiye kuvuga. Ndi umunyamakuru w'umukristo. Radio yitwa Fine FM 93. Naguhaye umwanya ngo wivuge. Nta kibazo kuko numvaga atari byo byibanze, nibyo ntabwo nahise mbivugaho. Noneho hari ibikorwa byinshi bitandukanye tugira mu kiganiro cya gospel dimanche, byo gutabariza abantu no kubafasha mu buryo dushobojwe.
ni Imana. Ninkomeza ngukomeze. Yego turimo dukomezanya kuko na Pawulo yaravuze ati mukomeze amavaso kumwa kandi buri muntu wese akomeze mugenzi we. Ukomeye akomeze uworoheje. Yego. Noneho hari umubyeyi warwaye Paralize, arwara Paralize muri 2020. Urabona ko turi 2023. Arwara Paralize byashobokaga ko yakira mu gihe yaba akorewe kine cyangwa abaganga bakamwitaho. Yagize amahirwe ahabwa transferi ni Kanombe, ibitaro by'i Kanombe, ajyanwa Igatagara ya Nyanza. Ariko bitewe nuko yari afite umwana umwe, umugabo aramutaye 2008, urumva imyaka yarishize batari kumwe, hanyuma umwana umwe nawe yarigaga. Noneho ananirwa, abura umuntu ujya kumurwaza, abura amafaranga amwishyurira consommation y'ibyo azakonsomayo kuko nta wumugemurira. Hanyuma barangije bamukoreye icyumweru kimwe, atangiye no kugenda rwose, akora muvoma rwose byaje no gukira. Baramubwira ati rero kuko udafite umurwaza ukaba udafite n'amafaranga azagutunga, ibyiza subira i Kigali, noneho uzagende nubona ubwo bushobozi uzagaruka. Abona rifitiye abamasera hariya Indera, bari baje aho Gatagara, baramuzana bamushyitsa mu rugo, agumaho. Imiryango yagize gute? Yaramwiyatse kwa, yaramwiyatse, yaramwiheje, nta muntu n'umwe wo kumugirira neza. Abo baturanye nabo nta wari ufite ko iyo neza kugira ngo amusubize kwa muganga. So ajya kubitangaza amakuru bitandukanye, yahamagaye abanyamakuru batandukanye, ntabwo nshaka kugira ngo bivugire hano, ariko yarabahamagaye, abafite ibitangazamakuru bya YouTube channel, abafite ibitangazamakuru bya televiziyo zisanzwe n'amaradiyo, yagiyeyo. Noneho bose baramuhakanira, aramubwiye ngo ngewe ntabwo njya nkorera ubuvugizi umuntu ntazi, aruvuze ngo mfite byinshi mpugiyemo nzaba nkuvugisha, aravuze ngo si cyo gihe cyo kugira ngo tugufashe, aravuze ngo ugende ubwire umurenge ugufashe, aravuze ngo ugende ubwire abaturanyi uturanye nabo bagufashe. So urumva yakomeretse kwa. Noneho ndi mu kiganiro igihe kimwe, umusekirite ngiye kumva numva baravuze ngo Bahizi baragushaka. Umusekirite mbona niwe uje kunshaka, hambwe ati nusoza ikiganiro hano hepfo hari umubyeyi uri mu kagare, yari umumama, aragushaka uze akubwire. Ndabwira nta kibazo, kandi ubwo nabwo twatama dutabariza umubyeyi ufite abana bane bari bishwa n'inzara. Nabwo ndi busoza ikiganiro njya kureba wa mubyeyi. Neho ndangije gusoza ikiganiro ndagenda ndamureba, nsanga yenda biraza gufatamo agastori mo gatoya, ariko nagira ngo numvisha abantu ko hari igihe umuntu aba akeneye undi, kandi kumukenera bidashobora yenda kuba byanatwara n'ubushobozi bwinshi, ahubwo bisaba kumutega amatwi, mukamwumva, ukumva n'icyo wamufasha. Yes. Ndangije ndamanuka, manutse nsoje ikiganiro musanga hasi mu kagare. Iyo bimbwira ko uwo munsi akagare atari ko yaje bamucungamo, nari kubanza kureka guhita njyaho nari ngiye, nkabanza nkamwumva neza. Urumva afite uburyo bamwohereza 6,000 ku kwezi, n'umwana we bakamwohereza 6,000, akajya kuri sako akabihumbi 12. Imodoka imutwara kugira ngo imukure Igikonde muzana za Gisimenti n'ahandi, nibura ni 15,000 ku munsi kumuzana no kuri bumusubize. Urumva nawe n'umuntu witanze, aramufasha, ubundi ntabwo taxi voiture yabikora. Nsanga na amafaranga yagujijeho 3,000 yongera bya 12,000 yarindiriye ukwezi ngo kuzashire kugira ngo azaze kureba Bahizi. Yarasanzwe anyumva ariko atanze, aravuga ngo Bahizi niwe umuntu wa nyuma ngiye kujyaho ndebe, niwe nzaboneraho ubufasha, nintamuboneraho ubwo nzitegura gupfa. Kuba aramubwiye ngo nyuma yaho ngo iyo imitsi ngo inaniwe igaturika ngo urapfa, n'uburwayi ngo bwaje bumufashe ageze mu myaka 30. Ngo n'uburwayi buza gutya, ariko iyo bufatiranwa ukavurwa hakiri kare umuntu ashobora gukira.
ndangije manutse abarambwiye ati nagiye Gatagara baransubiza mu rugo kubera ko nabuze amafaranga yo kurya, nabuze amafaranga y'imiti mba munahise nyereka ordonnance, nabuze inzu yo kubamo, nabuze amafaranga asubiza ku bitaro Masaka ni Kanombe kugira ngo ntege imodoka kugira ngo mbone transfer. Nyina bimbwiye ibyo bintu mu mwanya umwe numva ni ibintu biri too much, nahise numva ari ibintu byinshi ntahita mbonera ubushobozi. Urumva hari gutega taxi voiture ikujyana Masaka ikakugarura, hari gutega taxi voiture kuvana mu Igikonde kujyana Kanombe, hari gutega hari ugushaka amafaranga agura umuti umwe waguraga 30 agapaki kamwe, hanyuma hari ugushaka 133 byo kujya kurya aho ngaho, hari ugushaka umuntu uzamurwaza nawe kandi azishyurirwa. Nahise numva ntaye ubwenge, noneho sinamwe buryo umuntu yaje kugana kandi ababaye ntabwo mwereka ko utamwitayeho, ahubwo uramwumva, byaba bishoboka ko utanamukemuriye ikibazo uwo mwanya bigusaba kubitekerezaho cyangwa gushaka ubundi buryo, ukamubwira uti wakihangana ukamfasha tukazavuga nzagusubiza igisubizo ejo cyangwa ejo bundi. Agendana icyizere cyuko wamwumvise kindi ukamutega amatwi. Noneho arataha, ndamubwira nti ariko wihangana, kuko naramubwiye nti wambabarira naciye bugufi imbere ye, abona basi ko namwumvise. Ndamubwiye wambabarira ugasubira mu rugo ukampa nimero yawe ya telefone, ubwo utuye muri Kigali biroroshye ko nzakugeraho. Umunsi nzaba ntakoze cyangwa nsoje akazi hakiri kare nzaza nkurebe tuganire, umbwire neza unekerereze, kuko ubu ngubu ndi kumva noneho ntagira gute ntari kubyumva. Urumva arangije arataha. Noneho bukeye bwaho haciyeho nk'iminsi nk'itatu nari ntarajyaho, ubwo hari undi mu mama nari ndimo mfasha kugira ngo abone aho kuba. Hari umuntu watwemereye inzu zangara Bumbogo, ubwo nabwo nagombaga kumushakira matera azaryamaho, isafuriya, ibase n'amafaranga nibura yaheraho akaba akora akantu kugira ngo aze kurya mu nyungu ntarye gishoro. Ibyo byose nkumva birimo birandwaniramo. Nuko hanyuma ndimo ndagaruka kugira ngo numvishe abantu ni gute umuntu ashobora gukomeza umuntu nubwo atamuha ibya mirenge, ariko umuntu uje akugana aguhungiyeho ni gute ushobora kumukomeza. Nuko ndangije aza kumpamagara abonye naratinze ahari kandi ababaye, arampamagara, mpamagaye sinamwitaba kuko nari ndi mu kazi. Ndangije imaze kwikupa mwohereze SMS mumbabarire ntabwo nshoboye kubavugisha ndi mu kazi ariko ndaza kubavugisha. Iyo SMS yaramushimishije no mu buzima, kugeza ubwo nagezeyo akambwira ati ikintu cya mbere gushimiye ni ukuha agaciro umuntu. Waransubije numva ndishimye, ati nubwo utari kumvugisha nubwo utari no kuza hano ariko nibura nabonye kutandukanye nabo nagerageje guhamagara. Nuko ndangije numva biri ngombwa, wa muntu umaze kumwimura, wa muntu numva atekanye nta kindi kibazo gihise gihita kiza aho ngaho. Ndavuga ati kwa umubyeyi nabeshye, sinamubeshye ariko ni ntarabona umwanya, ashobora kuba we yaragize ngo naramubeshye. Nubwo soje akazi naniwe saa moya reka njye kumureba. Naragiye ngereyo nsanga aba muri chambrette ifite 2 n'igice kuri 2, urumva uko ingana. Ayibanamo n'umuhungu w'imyaka 16. Wa muhungu w'imyaka 16 niwe umukorera amasuku. Ni umuhungu ntabwo ari umukobwa, niwe umuhindura pampers. Umukobwa ari ingenzi. Imana itanga abantu baritanga abantu b'abakobwa. Kimwe nuko hari no umukobwa ufasha umugabo, hari uwo nzi nawe kimiro nkwana byabayeho. Ise yaratandukanye n'umugore we, donc ise yaratandukanye na nyina, noneho biba ngombwa ko ise abana n'uwo mukobwa. Kamera nabyo bari igikomere, maritanga abana muri rusange nabyo bari igikomere. Hanyuma naragiye mu kintu cya mbere yambwiye, yarambwiye ngo mbakubwire, sinkeneye ko unyumva kugira ngo mfashe, basi nkeneye nkubwira nkaruhuka.
hari igihe abantu baba bakeneye kuruhuka, hari igihe abantu baba barushye, hari igihe abantu umuntu aba yabuze ahantu mbese yaruhukiye cyane. tubereyeho kugira ngo dukomeze abandi, reka twihiye ntego rero buri muntu wese komeza ngo ukomeze, sibyo? Buri muntu wese yihiye ntego yo kumva ko hari kubera iki nta muntu uwashobora watega amatwi ngo mwumve, yego, cyane ko ushobora no kumugira inama yamufasha kubona igisubizo cy'ikibazo yari afite, kandi atari we biciye n'umutwe umwe ngo wifasha gusara, ntiwigira inama gutekereza n'ukuri pe. Ni ingenzi nsoza kuri ako kantu. Ikintu cyabayeho ni kimwe, naragiye arabinsobanurira. Icyambere nararize kamera, ntabwo wasanga umuntu ari muri chambrette 2.2 ari kumwe n'umuhungu we, ntava aho ari niwe umwuhagira, ni murabyumva byose. Numva birarenze. Arambwira ati ubu ngubu impamvu mbikorerwa n'uyu mwana wawe nta wundi wo kunyita, nta wundi wo kundengera. Imiryango yarampanye, abaturanyi barampanye, inshuti zarampanye, ni ikigeragezo mazemo iminsi. N'aha ntuye ni umuntu wambwiye ati wayabona utayabona uzahabe. Ndangije ndamubwiye noneho rero ikibazo cyane nacyumvise, wifuza ko ngufasha iki? Arambwira ati rero hari possibility ebyiri, hari ukujya i Gatagara ya Nyanza ariko bisaba umurwaza, bisaba n'amafaranga yo kurirayo. Ibyo nabonye nta bushobozi mbifitiye. Hari iyindi possibility, hari ugukoresha kuri iyi Gatagara y'Igikondo, nibura umuntu akegera hafi yayo. Ubwo biransaba ko hari mboninzi, kuko nari namusanze hirya mu cyaro cy'Igikondo, hirya za ahitwa ngo za Bwerankori n'ibiki byose nimo hirya. Murabyumva, biransaba ko umushakira inzu hano hafi y'Gatagara, inzu yegereye ibitaro, ku buryo umuntu ashobora kumumuvinga akamutwara ku bitaro bakamukorera kine akagaruka ari ahantu hafi y'umuhanda. Arambwira ati nkeneye umuti. Urumva yarakeneye inzu n'umuti, kuko mituweli na transport na za transfer zo kujya mu Masaka akagaruka, akajya ni Kanombe akagaruka, abakozi transfer zayo zararangiye bakamuha izindi kugira ngo azabone kujyayo. Uko narabyumvise, nangije mutega amatwi ndamubwira nti rero mu by'ukuri ibyo ngenda byumvise, ngiye kugerageza icyo nshoboye. Ndashimira Imana, ubu ngubu inzu ayirimo, murabyumva, hafi y'ibitaro, umuti yarawubonye, afite ibyo kurya, afite uburyo umuntu amumuvinga. Hari uwamwemereye ati n'umukozi numubona nzajya mwishyura 15, ariko gufasha gukora amasuku kugira ngo gukorerwe n'umwana w'umuhungu. Uri murabyumva, ubwo se namushenjeye. Urumva wabaye uruhukiro bwe, niko nabyita. Nicyo rero iyi topic igarukaho kenshi. Reka twige kubera abandi uburuhukiro, reka twige gutega amatwi uwo urusha ubushobozi, reka twige kumva no kumvana, sibyo? Twige kumva no kumvana muri iyi si igoye, muri iyi si irimo ibintu byinshi, muri iyi si irimo ibintu bidusajije. Ufite byinshi bikugoye, ufite byinshi byawe nawe byakunaniye, ariko muri gakeya ufite kagahenge. Ibyo ari byo byose, buri muntu wese afite umuntu aruta, haba mu myaka, haba mu bukire, haba mu bintu ibyo ari byo byose. Umuntu wese afite umuntu aruta, umuntu wese. Hari uri inyuma yawe, hari n'uri imbere yawe. Ibyo byose tubizirikane. Rero twe kumva ko ibyacu tugabanya kwikunda cyane, niko nabyita. Nta muntu udafite ikibazo, nta muntu udafite ikibazo, nta muntu udakeneye support. Reka wa mugani aba ariko tubivuga. Yego, nta muntu utagukeneye, nta muntu udakeneye. Wasanga wowe ukeneye hari undi ugukeneyeho itari yo ukeneye ku bandi cyane. Donc ni nko kuvuga ngo hari umuntu wifuza, uri kwifuza 500 yaguramo amata, urumva, yaguramo igikombe cy'amata cya 200 cya 300, akaryamo n'amandazi 2, nibura akavuga ati uyu munsi ne gupfa. Urumva, undi noneho akabakeneye 500, undi 50. Biragaragara rero ko muri iyi si twese dukeneye support ya buri muntu wese. Tugana ku musozo w'ikiganiro rero, reka nsoreze kuri iri jambo n'iryankomeza ngo ukomeze n'ubundi, sibyo? Kandi buri muntu wese yumva impamvu yuko ariho. Nta muntu wigira,
buriya niyo mpamvu buri muntu wese akenera amaboko ya mugenzi we. Ni nayo mpamvu Imana igiye kugusubiza ica muri wowe, igiye kunsubiza ica muri wowe, nawe igiye kugusubiza ica muri njyewe. Niyo mpamvu twese dukwiriye koroherana kandi tukabana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Hanyuma rero umugenzi wawe niyishima wishimane nawe, ariko nanababara ubabarane nawe, aho niwe uzaba usoje gukiranuka kose. Hanyuma aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 31. Haravuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati, uwo ni Yesu niba koko tumwizera hari abamwizera. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Numara gukomera ukomeze abandi. Numara kubona hari urwego ugezeho rwo gukomera, numara kumva hari izindi mbaraga ufite, ntiwizirikane we wenyine, ahubwo wibuke. Reka gukomera kwawe kubiko gukomeza abandi, kwe kubiko kubakomeretsa. Ni nabyo Nehemiya yakoze. Yego, ni nabyo jambo ahubwo nibwo nari numvaga noneho ikiganiro abari badukurikiye rero umwanya wabaye mutoya, ariko buri bwaratangiye, ariko nukuri murumva ko reka mvuga aka kantu dusoze. kavuge ni nacyo kintu Nehemiya yakoze amaze kugera ibwami, ari umuhereza wa vino aguwe neza. Nta kuntu waba uri ibwami ngo ubayeho nabi, uri n'umuhereza w'umwami. Arangije ngo yibuka abiwabo kuri gakondo, arabaza amakuru, aravuga ati ariko basigaye b'iwacu babaye bate, bimeze bate, ibituro bya basogokuruza byacu aho ntibabisenye, ntibyabaye amatongo, amarembo yaho ntibyagenze gute. Bamubwira uko byagenze, bati n'abasigaye bababajwe imibabaro myinshi, ngo yumva arabababariye, yumva agize agahinda. Ngo arangije aravuga ngo agaragaza umubabaro mu maso y'umwami. Aravuga ati, umwami aramubaza ati, umva ugaragaje umubabaro mu maso yanjye, ufite ikibazo? Ni ikihe kibazo ufite? Hanyuma arangije arasobanura ati, ndagira ngo unyemerere njye iwacu, umpeshe urwandiko runyemerera guca mu kibira cya hariya kugira ngo mbone ibiti byo kuzagira gute kuzasanisha n'iki. Icyo nashaka kugira ngo mvuge niki, aravuga ngo maze iminsi ndi imbere yawe, ndira niyirije ubusa, nsenga, ndagusabye Mana ya ikomereza isezerano abikunda bakitondera amategeko yawe. Amatwi yawe niyumve, amaso yawe narebe, yitegereze umugaragu wawe uburyo ndimo nsengera imbere yawe natura ibyaha. Bene wacu ntabwo byari ibye, natura ibyaha bene wacu bagukoreye. Urimo byumva, urumva urukundo rw'umuryango, urumva urukundo rw'umuvandimwe, kandi abo bene wabo bose ntabwo ruvuga ngo ntabwo yes exactement kugeza ubwo avuga ati, ese ntabwo mubona ko tumeze nabi? Nimuze dukore umurimo w'Imana utakomeza kuba igitutsi. Aremera afata ukuboko kumwe gufasha inkota ukundi kubaka. Iryo ni ishyaka. So bivuze ngo rero Yesu nawe yes ngo abwira ngo yibutsa abantu ngo imirimo y'amaboko y'Uwiteka, uburyo Imana yabanye nabo, ngo amaze kubasobanurira ngo bibutse nabo ukuntu Imana yabanye nabo, ngo biyungamo imbaraga ngo zo gukora umurimo mwiza. Rero nukuri pe twiyungemo imbaraga, buri wese basi na mbere yuko akomeza mugenzi we yibuka aho yarareje, sibyo? Wibuke aho wari uri mu myaka 5 ishize, wibuka aho wari mu myaka 10 ishize, wibuka aho wari we mu myaka 20 ishize, wibuka aho wari we mu mwaka umwe ushize, sibyo? Imana niba guhindura amateka ukomeze na mugenzi wawe. Njye mbabara cyane ukabona umuntu afite umwana w'umukozi ariko aramufata nk'agatorosho arimo akoresha akoropa. Uwo muntu nawe ejo nubwo ari umwana w'umukobwa urimo ushakira ubuzima mu rugo iwawe ari nk'umukozi wo mu rugo, ariko ejo nazaba yagize sibyo? Mufate basi nk'umwana wawe, njye nicyo nkunda, sibyo?
nicyo niryo Reka mubaze, nturi umubyeyi. kubwira umuntu ngo ni umukozi bijya bimbangamira cyane ntago bimbangukira birambangamira. Ngaho nyine nawe reka nkubaze, suri umubyeyi, suri umuntu wagira uwo mwana mu rugo ugufasha n'imirimo. None se reka nkubaze, umwana avuye igisagara aje gukorera 8,000 cyangwa 10, sibyo, cyangwa 15, agize ibyago n'ubujiji n'ubuturage agifite, araje agize ibyago aranyereye amenya itasi, uti ndayigukase. Ukwezi kutarashira na teremusi nayo iramucitse iramenetse, ati nayo ndayigukase. Ya mafaranga yaje gukorera nazohereza iwabo bakagura mituwele, kuko kubona Yumubyeyi azagura mituwele. Reka dukomezanye mu buryo bwose, sibyo nukuri. Reka dukomezanye mu buryo bwose, Imana guha umugisha. Reka dukomezanye mu buryo bwose. Iyi topic iracyari ndende. Nawe udukurikiye ushobora kumva ufite icyo wabwira abantu, ushobora kumva hari uburyo ushobora gukomezamo umuntu, ushobora kumva ko hari icyo wabwira isi yose. Umuntu wese wagutega amatwi akakugiraho umugisha wo gukomera. Reka dushimire rero umutumirwa wacu ko yatuganirije neza, twagiranye nawe ibihe byiza, kandi tubashimire mwese mwadukurikiye mugafata umwanya wanyu wo kutwumva no kudutega amatwi. Tubararikiye gukomeza kubana nanjye iteka nkuko musanzwe mubigenza, nkuko musanzwe mubikora, nkuko musanzwe mudukunda, kandi mukabinyereka. Imana ibaha umugisha. Rero mwakoze cyane, nabashimira byatinda, ariko muri byose muransoza mbifuriza umugisha wo kugira amahoro n'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza.